n'amazi narayarukaga n'inda yageze mu mezi 5 ishaka kuvamo ndarwara mpinda umuriro mwinshi uncamo ishaka kuvamo irikoroga ariko kubera Imana yakomeje gukinga ukuboko inda ntiyavamo niyo yonyine yari yikoroze kuko ikintu cyo gukuramo inda ntabwo nigeze nkitekereza gusa abaturanyi n'abavandimwe bambaye hafi bakamfasha nabaga mu rugo rw'umuntu mpacu arancumbikira n'ubwo ngubwo mu gushaka kuvamo yaramfashije njya kwa muganga bantera serumu igihe nari ndimo serumu navaga n'amaraso mu mazuru ndava kwa muganga biranga bikanga gukama ariko kubera Imana nyuma byaje. Turabasuhuje abakunzi ba Ema TV, tubahaye ni wa mwanya tuganira n'abamama cyangwa se abakobwa babyariye mu rugo, batubwira ubuzima baciyemo, batuganiriza, batubwira imibereho yabo, uburyo abasha kubera umwana papa, akamubera mama, akamuburira, akamuha urukundo, akabasha kumwitaho. Maze kubimenyera ko tuba dufite umutumirwa twatumije. Mu by'ukuri njyewe numva ari ibintu bitoroshye kuba umwana wamubera papa, n'abafite ba papa na ababyeyi bombi hari igihe babura icyo baha abana, ariko umubyeyi umwe noneho bateye inda akabasha kwirerera umwana cyangwa se abana kuva akiri uruhinja kugira akuze. Reka nkubwire ngo we wabishoboye uri intwari, reka nkubwire ngo wowe wabashije kubikora, umwana ntumujugunye, umwana ntumwambura ubuzima. Reka nkubwire ngo uri intwari. Yego, wowe utarakanda subscribe turakwibutsa kuyikanda na like na comment, mutubwire ubutaha ibyo tuzahinduramo cyangwa se ibyo tuzazanamo bishyashya. Yego, duhaye ikaze umumama cyangwa se umubyeyi umutumirwa wacu. Karibu. Nakoze. Natangira mutwibwira. Nitwa Nyirarukundo Beatrice. Nyirarukundo Beatrice wakongerejwe. Nitwa Nyirarukundo Beatrice. Yego. Ukaba uri umufiyemere nawe. Ko tubona se ukuze ntabwo wigeze ushaka umugabo. Umwana wa mbere namubyariye mu rugo. Uravuze ngo umwana wa mbere wamubyariye mu rugo. Ariko nta ese kuba mama ukaba papa w'abana si inzira igoye cyane? Ni inzira igoye cyane ariko ari urugamba. Yego, ugiye kwa muganga bagusanze utwite. Ese umugabo waguteye inda mwarakundanaga, byagenze bite, mwahuriye? Umugabo wanteye inda ntabwo twigeze dukundana. Nanjye hari ahantu nari ndimo gukora, hari ahantu nakoraga. Nakoraga iki? Akazi kameze gute? Hari ahantu nakoraga nyine nabaga ariko mbafasha gukora mu bintu bijyanye no mu rugo. Mpahurira n'umugabo wahabaga nawe abakorera ari umukozi wabo. N'ubwo buryo rero yanteye inda, amaze kuntera inda ahita yigira n'iwabo hari mu ntara. Iwabo ntabwo wari uhazi se? Twahuriye n'ahangaha i Kigali, ntabwo iwabo nari mazi. Yego, aguteye inda ugiye kwa muganga usanze uratwite. Usanze utwite wabyakiriye ute bitewe n'ubuzima wari urimo? Uvuga uti ndi gupagasa. Nabyakiriye kubyakira ntabwo byanyoroheye. Kubyakira byarandemereye cyane, kandi n'ubundi ubuzima bwakomeje kugorana. Ntabwo nabaga iwacu,
n'ubundi ibyo bikimara kuba nahise menyera ubuzima bwo kwibana. bivuze ngo aho wabaga wahise uhava. Nahise mpava, bahise banyirukana kuko ntago nahise ndwara, mererwa nabi, ndwara iyo umuntu amaze gusama inda yanguye nabi, ndarwara nkajya nduka, kurya bikananira, n'amazi nanywa mu gikombe nkayaruka, mererwa nabi cyane. Ubwo rero ubwo nyine bahise biba ngombwa ko banyirukana, nanjye mpita ngenda njya gucumbika ahandi hantu. Ubwo ni ukuvuga ngo maze kubyara ibi nta n'umwenda, kubera ko ngewe kuva nsamye nahise mbura imbaraga, ncika imbaraga, ntabwo nabashije no kwishakira n'ikigoma cyangwa n'akenda nzambika umwana. Narabyaye mubyarira no mu rugo, ntabwo nigeze njya kwa muganga, umwana namufatiye mu gitenge. Numva ari inzira iremereye. Ariko nyine ubuzima bwarakomeje. Uvuze ko ukimara gusama wabuze imbaraga, kandi uvuze ko wabuze imbaraga zo gukora nyine. Ese warya gute? Wari ubayeho ute? N'ubundi ntabwo naryaga, ariko nubwo ntanaryaga, iyo umuntu yamaze gusama niyo utarya, ariko uba ukeneye, ushobora gukenera wenda nk'ikindi kintu, ariko ntukibone, nacyo ntubashe kukibona. Ikintu baratwariye nacyo ntubashe kukibona. wowe wari watwariye iki mbyibuka neza? Nta kintu nari naratwariye, kereka ino myembe y'ibitumbwe. Ibi bitumbwe nibyo nashakaga. Ubundi n'amazi narayarukaga, n'inda yageze mu mezi 5 ishaka kuvamo, ndarwara, ninda umuriro mwinshi uncamo, ishaka kuvamo, irikoroga. Ariko kubera Imana yakomeje gukinga ukuboko, inda ntiyavamo. Niyo yonyine yari yikoroze, kuko ikintu cyo gukuramo inda ntabwo nigeze nkitekereza. Gusa abaturanyi n'abavandimwe bambaye hafi bakamfasha. Nabaga mu rugo rw'umuntu, arancumbikira, n'ubwo ngubwo mu gushaka kuvamo yaramfashije. Njya kwa muganga, bantera serumu. Igihe nari ndimo serumu navaga n'amaraso mu mazuru, ndava kwa muganga biranga, bikanga gukama. Ariko kubera Imana nyuma byaje kugenda bicogora gatoya, namazemo nk'ibyumweru 2 mu bitaro. Nyuma turataha, n'ubundi ndakomeza mba mu buzima bubi. Nta kintu naryaga rwose, ku buryo nagiye no kubyara akantu gato, yari gapima nk'inusu, bapimaga ikiro n'inusu. Kari gatoya, kubera ko kuva namusamanye ibibazo ndinda nanabyara, nta kintu nariye, nta muntu wo kunyitaho. Urumva ubuzima bwo kubyara umwana ukamufatira mu gitenge, kari ubuzima bubi buba butakoroheye. Gusa abagira neza bakomeje kumufasha, maze kubyara abantu bambaye utwenda tw'abana babo bambaye tutabakwiraga, mbasha kumwambika umwana. Ariko nyuma maze gukomera umugongo, nahise nshangamuka ndakora, nshyira amaboko hasi, niga ubuntu bw'ubukorikori. Wize ubuhe bukorikori? Nahise negera umumama twabanaga arazi gukotera, nacyo kintu nahereyeho, anyigisha gukotera. Nabaga mu mujyi hariya mu Kiyovu. Mu Kiyovu hasi nyine hariya hegera Kimicanga, muri Kimicanga. Ubwo
nkajya mbasha gukorera ibihumbi 2,000, ntabwo icyo gihe nta nubwo yari na menshi ubu ngubu, ariko ibihumbi 2,000 igihumbi cya kera cyari gifite cy'icyo gihe cyari gifite umumaro. Ubwo rero ni mu mwaka w'ibihumbi 2,000, mu mwaka w'ibihumbi 2,000 nibwo nabyaye. nibwo wabyaye. Urabyaye, umwana aravutse, umuterure mu gitenge, uravuga uti nta nubwo nigeze njya kwa muganga. Se ni Imana yamfashije. yego, ubuzima bwo kurera umwana uri umwe, umwana akabasha gukura, waba ushoboye ute? Wabaye papa gute ukaba mama gute? Ni gute wabasha kumuha uburere n'ibyo yifuzaga byose kandi uri umubyeyi umwe? Ibyo yabasha kwifuza byose, ibyo nabaga nabonye ndamufitiye ubushobozi narabimukoreraga. Ubwo byamaze kugenda gutyo, nkajya mbura ahantu musiga kugira ngo njye kubasha guca inshuro. Angana gute? amaze kugira nk'ukwezi n'igice, nabwo ubwo urumva byari ibibazo bigoranye, inzara ikanyica, rimwe na rimwe nkabwirirwa, nagira amahirwe uwo duturanye wenda akaba yatetse. Ntabwo ari we. Umugabo se wa mbere byagenze bite? Ubwo kuva yagutera inda byagenze bite? Yahise yigenda, ntabwo nongeye kumubona. Ntabwo nongeye kumubona rwose. Ni ukuvuga ngo ahantu iwabo ntubavuga ngo ni mu ntara, iyo ngiyo i Butare. Ntabwo wigeze se ubwira abantu aho mwahuriye ati uyu muntu aba hehe? Nta bintu, nta aderesi bari bafite nabo? ntayo. Ubwo nyine byarangiye gutyo. Mbona ntwite, mbona mbyara ndi njyenyine, umwana ndamurera mu bintu bigoranye, mbwirirwa mburara, umugiraneza uwungiriye neza akamfasha, wenda akamfungurira, no kugira ngo umwana yambare utwenda ni abantu batumpaye. N'ibindi nyine byakomeje kugorana kugeza no kuri uyu munsi. Uravuze ngo washatse umugabo hashize imyaka 3. Uwo mugabo mwashakanye nawe yari afite abana cyangwa yari umusore? Yari afite abana. Bivuze ngo wari ugiye kurera abana bawe n'ab'uwo mugabo? Ntabwo byigeze bigenda neza. Yamaze kumbyaza abana 4 ahitana, nabo bansigira ari utudahekana, ari utwana dukurikirana dutoya. Ubwo b'iki gihe bwo haje n'iterambere, byibura abatoya dufite niyo bariye nariye amafaranga barya ku ishuri. Buriya y'umwana kandi noneho basigaye biga birirwayo, mukagera rimwe nimugoroba nawe wiriwe ku musozi. Ntabwo bimeze nk'icyo gihe. Icyo gihe rero byari bigoranye, umwana nyine kugira ngo ajye ku ishuri yaburaye, cyangwa se yaba ari buve ku ishuri akabura icyo afata, cyangwa ari bugeyo saa 6 akagenda nta kintu yafashe, byonyine no gufata mu mutwe. N'ibyo agiye kwiga ntabwo bigenda neza, n'umwana bigera akabyanga. Ubwo nyine yize nkurura, ariko nkamwigisha, nkakurura, nkamubwira ajya ku ishuri. Cyokora amahirwe mfite yize imyuga. Yize uwe mwuga? Yize imyuga. Yize uno mwuga wo gukora muri salo, yize ibintu bijyanye na salo. Ni nabyo akora se cyangwa nta kazi afite? Uyu munsi nta kazi afite, akora ibintu bw'uburaka kuko amaze gukura, amaze kugera hejuru. Afite imyaka ingahe? Afite imyaka 22. Yego. Amaze kwigira hejuru rero, akora uburaka akabasha kwitunga.
nyine agakora n'akazi kagiye gatandukanye, ariko n'ibya saro yarabyize. none se uvuze ko umugabo yagutanye abana batoya, aguta mwari mwapfuye iki, cyangwa se intandaro yo kugira ngo agende yabaye iyihe? Nta kintu twigeze dupfa, yari wa mugabo nawe udashobotse wirirwa mu kabari anywa, ntiyite ku bibazo byo mu rugo, akaza arwana. Nyine nabwo nta mahoro nigeze ngira nyine kuva nshatse, ntayo. Yaje kugenda nyine nta nubwo yahise ajya n'i Bugande. Abana bese Abana be kubera ko bari bafite famiye y'iwabo wa nyina, bagiye muri famiye y'iwabo wa nyina, nanjye nsigara n'abawe u Rwanda nabo. Abana bane ni nabo ufite ubu kugeza ubu ngubu? Ni bane batoya, uwo muhungu nyine w'iyo myaka ngo ni 5 nyine, kuko abo mfite 4 ni batoya, nibo umwe afite 10, undi afite 10, undi afite 10. Burakurikirana ubwana bwanjye. Bariga se? Bariga ubu kugeza ubu ndagenda, ndacyari no mu mwuga wanjye, ndagenda nkafurira abakire inaha hose. Waba wenda ukeneye umuntu ugufurira nkaza nkagufurira, waba unkeneyeho serivisi nkaza nkayikora ukampa udufaranga. Ibijyanye no gukotera byo ntabwo ngikunda kubikora ubu ngubu. Impamvu ntagikunda kubikora, nibyo byantunze, bintungira n'abana. Gusa washobora kurira ingazi uri gukotera? Sigaye binanira. Kuko nabonye mwurira. Nibyo nari ngiye kukubwira. Ubundi naruriraga n'inzu isumba iyi ngiyi narayuriraga. Ariya amazu yose ya peyaje no mu Kiyovu cy'Ikizungu, buriya narahakoreye cyane. Ntabwoba ntaki. Nsigaye ndwaye amaboko, ukuguru gutya, nabuze ubushobozi bwo kujya guca mu cyuma. Urwaye iki se? Amaguru. Byarizanye se? Igufwa hano gutya ryaraturitse, numva rimeze nk'aho ritarimo. Wigeze ugwa se cyangwa byarizanye gutya? Ntago naguye rwose, nta n'ikintu cyankozeho, nagiye kumva numva biraje. Ubwo ntabwo biriya, ntabwo ibintu by'uko ntabwo nkibishoboye. Ntabwo ukibishoboye? Ntabwo nkibishoboye rwose. Ni gute se ureba? Ariko ndiho. Ni uriho kandi uzagumya ubeho. Nkoresha ubwenge bwanjye n'ubundi Imana yampaye. Ntabwo sinigeze niyandarika. Guhera ko uwo mwana namubyara gutyo, nashatse umugabo arananira. Ubwo amaze kunanira, mfata icyemezo cyo kwibanira n'abana banjye, ndabarera. Nabareze mu bushobozi budahagije wenda, kuko hari ibyo baburaga ntari kubasha, ariko narabareze ni ukuri. N'abariya batoya bazakura. Turabyizeye. Nicyo kintu nshimira Imana. Imana iguha umugisha kuba ndwaye no kugura, ariko ndaguhengeka. Abagira neza babibona bagira icyo bibwira, ni ukuri. Ndaguhengeka, nkajya gukora, nkajya gucisha, nkahinga, nkingira abantu. Njyewe nta mirimo ngira, n'ubu hano ndacumbitse, ndakodesha, ariko nta muntu ujya unyukana mu nzu ngo nabuze ubwishyu. Nkoresha uko nshoboye nkayabona kandi bakanarya.